couple ya mbere ikoze ibi bintu mu Rwanda, haba mu byamamare ndetse n'abantu basanzwe. Nta muntu wari warigeze agira icyo gitekerezo. Kwibaza uti icyo gitekerezo ni ikihe, ibyo bintu badukanye ni ibihe, kwibaza uti ni amahano cyangwa ni ibintu bisanzwe. Nta bindi bakoze ni ibi bikurikira. Ben na Pamela babinyujije kuri website yabo thebenandpamela.com bashyizeho uburyo abantu bashaka gukurikira ubukwe bwabo imbona nkubone. Ibingibi bizwi mu rurimi rw'icyongereza nka live, bisobanuye kuba wakwirebera ubukwe bwabo wibereye mu rugo iwawe, ureba umunota ku wundi nk'aho waba wibereye aho buri kubera. Aba bantu rwose babyifuza bashyiriyeho uburyo bazajya bishyura amafaranga kuri iyi website yabo mu buryo bwa mobile money,